Hello, welcome again on Gadget Zone TV. It's been long time but today tugarukanye updates irebana n'abantu mwese mufitaho muhuriye n'uburezi bw'u Rwanda. Yaba abantu mwiga ma TTCs, abiga private universities ndetse n'abiga muri University of Rwanda, mwese tugarukanye updates zirebana n'uburyo mugomba koroshya akazi kanyu nimukomeze kuvunika cyane mu gutegura ibidanago. So mbere yuko dutangira rero ngo tubagezeho uko updates ziteye, ndagira ngo ufate amasegonda 3 ukande subscribe, like, share ndetse uze no gutanga comment bitewe nuko wumvishe ikiganiro. N'abatindiye rero reka dutangire ndeke kubikisha amatsiko. Nyuma yuko tumaze kugenzura rero tugasanga mwarimu avunika ndetse akagorwa cyane no gutegura icyo bita lesson plan. Ubwo iyo ni inyandiko igaragaza uburyo uri buze gutambutsa isomo ryawe mu ishuri. Twamaze kubona iki ari ikibazo gikomeye cyane ndetse abarezi benshi bakunda guhura nacyo, bigatuma amasaha bafata cyangwa se bakajya kwigisha batabashije gutegura ya lesson plan ngo bayasoze. Hari nk'igihe umuntu aba afite kwigisha amasomo 2 cyangwa se amasaha 2 akaba arigishamo amalesson atandukanye. Kugira ngo rero ategure lesson plan 2 bikamugora. Muri ubwo buryo rero twabakoreye website yitwa lessonplan.nextvector.com. So reka mbasobanurire ku bijyanye n'iyi website igufasha gutegura lesson plan utabashije kuvunika. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera ku munota wa nyuma ukabasha gusobanukirwa uko ugiye kujya uhabwa ama lesson plan in form of PDF yabaye generated by AI, ubwo ni artificial intelligence, kuko iguhitiramo teaching method nziza bitewe na lesson uri buze gutambuza. Ngiye kukwereka intambwe ku yindi umenye uburyo urajya ubasha kwikorera ama lesson plan ukoresheje ubwenge karemano aribwo bita artificial intelligence, ndetse iyo lesson plan cyangwa se ama lesson plan yose ushaka ikayagukorera mu mwanya utarenze iminota 2. So twatangiye rero. Kurikirana video kugera ku munota wa nyuma ubashe gusobanukirwa neza uburyo uzajya ubigenzamo kugira ngo ubashe kugeneratinga lesson plan yawe neza kandi mu buryo bworoshye. Kugira ngo ubashe gukoresha iyi website yacu lessonplan.nextvector.com nuko ugomba kuba ufite email. So I think umuntu wese utunze smartphone cyangwa se computers afite email. So ugiye gukanda kuri link twapininze hano muri comment, ni link ikwinjiza kuri website twakoze iragufasha gukora ama lesson plan. Gusa kuri iyi link ntukande haka kanya, banza usobanukirwe neza, banza urebe iyi video kugera ku munota wa nyuma, then nyuma yo kugireba uze kujya muri comment ukande kuri iyi link, then winjireho ukurikize ibyo warebye ubashe gukora ama lesson plan yawe. Yaba imibare, yaba English, isomo ryari ryo ryose, iyi website yacu twayikoze ku buryo igutegurira lesson plan imeze neza. Ukimara gukanda kuri iyi link rero ya website, urabona ko uhita ushika kuri dashboard ikugaragariza join WhatsApp. Ahangaho ukandaho iyo ushaka kwinjira muri WhatsApp group yacu iyo dufashirizamo abantu. Ikindi ubona ni phone number wakandikira uramutse uhuye n'ikibazo mu gihe uri gukoresha iyi website. So nkuko ubibona rero urabona website is trusted by 20,000. So website yacu rero yizewe n'abantu barenga 20,000 mu Rwanda. So ubwo tugiye gutangira rero mwereke uko ugiye gukora lesson plan. Mbere na mbere ugiye gukanda quiz status bar kutwo turongo 3 turi iburyo bwa phone yawe cyangwa se bwa computer yawe. So niba umaze gukandaho kutwo turongo 3 dutambitse, ikintu ugiye gukora ni iki, reba aho handitse sign in, koraho. Niba umaze gukora aho handitse sign in, urabona ugeze kuri dashboard ivuga ati continue with Google account, n'ahandi handitse continue with email. So kirikaho hambere handitse continue with Google account, ubwo uraba ugiye gukoresha email utunzaho muri phone.
So nyuma yo kuhakirika rero, niba utunze email imwe muri phone barahita winjiraho directly. Niba utunze email zirenze imwe, urabona ko email zije zose ngo uhitemo email ushaka. Kora kuri email ushaka kwinjiramo ukoresheje. So nyuma yo gukora kuri iyo email, ngire ngo urabona ko wamaze kugera kuri dashboard, wamaze kwinjiramo neza. So kuri dashboard ugezeho rero, niba ari ubwa mbere winjiye kuri website yacu, ngire ngo urabona handitse hati dashboard, manage your lesson plans and educational resources. Lesson plan, your created lesson plan. Handitseho zero lesson plan, niba nta lesson plan wari wakora ukoresheje website yacu. Niba hari lesson plan wakozeho, handitseho umubare wa lesson plan wakoze. So hepfo yaho handitse ati plan quota, monthly usage statistics. Niba nabwo nta lesson plan urakora, handitseho to remaining this month. Bivuze ko iyi website uba ufite gukora ama lesson plan abiri uyakoze for free buri kwezi. Buri kwezi uba ugenewe ama lesson plan abiri y'ubuntu. Ukomeje hepfo gato urabona ahantu handitse ati your lesson plans. Munsi yaho hakaba handitse ati create lesson plan. So ugiye guklika handitse create lesson plan, ngire ngo urabyumva ko ari ukugira iki, ni ugukora lesson plan. Gusa si wowe uzikora, ahubwo icyo ukora ni ugutanga amakuru akenewe, then artificial intelligence igahita ikora iki, igeneratinga lesson plan. Nyuma yo kuhakirika rero, bazahita bagusaba kuzuzamo details zikurikira. Urabona ahantu hambere handitse ati school, handitsemo Charles Lwanga Primary School. Iryo ngiryo ni izina ry'ikigo twakoresheje turi gukora website. So uzajyaho ukoreho editing, uhindura izina ry'ikigo, ushireho ikigo cyawe ukoraho. Ugiye kuri teacher uzandikaho izina ryawe, subject wandike isomo ugiye kwigisha, niba ari biology, niba ari set, class level uzandikaho primary 1 cyangwa se senior 1. Kuri tamu urabyumva ni igihembwe, ushiriho amatariki, uzahitamo amatariki ajyanye na lesson plan yawe. Duration ubwo ni iminota lesson igomba gutambutswa ni 40. Class size ni umubare w'abanyeshuri bari muri iyo class ugiye kwigishamo. Location niba urigisha muri class inside cyangwa se outside of classroom, hashobora kuba muri classroom cyangwa se muri laboratory cyangwa se outside of classroom handi hashoboka. Special need niba usanzwe ufite abana bafite ikibazo, uzashira hano special need zikenewe, niba ari nazo uzandikamo none. Language, ese lesson plan uri gutegura ushaka ngo ize mu ruhe rurimi? Ushaka muri English? Niba atari muri English, uzahita ukoraho kuri iyi cursor uri kubona, then uhitemo English, French, Kinyarwanda and Kiswahili. Izi ndimi I mean ntabwo ari amasomo n'indimi lesson plan ishobora gusohokamo. English, French, Kinyarwanda and Kiswahili. Ubwo uzahitamo ururimi ushaka ko isomo ryawe riza, I mean ushaka ko lesson plan yawe iza gusohokamo. Nyuma yo guhitamo language, uzakomeza kuri unit number. Ese ni unit 1? Uyandike unit title, wandike izina rya unit, key unit competence uyandike uyikuye muri scheme of work, lesson number. Ese ni isomo rya kangahe ngiye kwigisha? Unit niba ndi kuri unit ya mbere ifite ama lesson 5, ubwo uzahita wandika 1 of 5. Bisobanuye ko ni lesson plan uri gukora, ni lesson plan ya mbere mu ma lesson plan 5 uzakora. Lesson title wandike izina rya lesson uri butambutse cyangwa se ry'iyo lesson plan uri gukora. Niba lesson yawe yitwa definition of biology, ubwo uzahita wandika iyo lesson title. So ikindi nugera aha handitse ngo include AI generated activities description, uzahita ukora iki? Uzatikinga, uzakoraho hazemo tiki, then ukore kuri submit. Nyuma yo gukora kuri submit, ikintu uzabona hano hejuru, urabona hariho uburyo bubiri. Hari uburyo bwa edit ndetse no kudownloadinga PDF.
ushobora kwinjira kuri PDF yawe ukayidawunirodinga cyangwa se ukayireba, wayireba wabona lesson plan yawe hari aho ukeneye ko bihinduka ugakanda aha kuri edit ukagira utwo uhinduramo duke dushoboka. So nibyo ngibyo rero. Ikindi nyuma yo kumenya uko bageneratinga lesson plan, turagira ngo tubereke uburyo bwo kwishura, kuko ni lesson plan ebyiri wemerewe zonyine kuri buri email. Niba ukeneye kwishura rero premium kugira ngo ujye ukora ama lesson plan ari unlimited, icyo uzakora ni iki, uzaza hano kuri ya dashboard turiho ukore ku turongo dutatu. Nyuma yo gukora ku turongo dutatu dutambitse, uzareba handitse subscription, ukande kuri subscription kugira ngo urebe n'ibiciro. Nyuma yo gukanda kuri subscription, ngire ngo urabona aha basic kwishura biri mu byiciro byinshi bitandukanye. Iyi ya basic wishura amafaranga 1500 ugahabwa lesson plan 40 mu kwezi. Ngire ngo biragoye ko wabona umuteachers cyangwa se umuntu w'umu internis wigisha ama lesson arenze 40 mu gihembwe. So hano bufite kwishura amafaranga 1500 ugahabwa cyangwa se ugakorerwa lesson plan 40 mu kwezi. Ahandi ni lesson plan ebyiri per month aho wishura igiceri cy'ijana, indi naho wishura amafaranga 5365 ugahabwa lesson plan 140. Ati se lesson plan 140 mu mezi 3 nazimaze iki? Muri aba teachers mwiteranyije muri batanu mugiye kwishura amafaranga 5365 kugira ngo muhabwe lesson plan 140 mu mezi 3. Reka tubereke uburyo bwo kwishura. Tumaze kubereka amafaranga yishurwa ndetse n'igihe bimara ndetse na lesson plan uhabwa iyo wishuye ayo mafaranga. Kadubereke wenda urugero hano ku mafaranga 1500 aho uhabwa lesson plan 40. Uzaza ukore kuri renew now cyangwa se uzabona handitse upgrade. Nyuma yo gukanda kuri upgrade uzahita ubona ati pay with momo cyangwa se pay with phone number automatic, pay with USSD code. Aha ni ku muntu uba uri hanze y'igihugu cyangwa se ushaka kwishura muri US dollars. So uzahitamo pay with phone number automatic ukoreho, then nyuma yo gukirika kuri pay with phone number automatic uzahita wandikamo phone number iriho ayo mafaranga. Nyuma yo gushiramo phone number iriho ayo mafaranga ugiye kwishura, uzakora kuri continue to payment. Tegereza akanya gato. So nyuma yo gushiramo phone number ukemeza rero, uzahita uhabwa ka message kavuga ati transaction. Uzahita uhabwa message kuri WhatsApp yawe, WhatsApp number niba iyo nimero wari wanditsemo iba kuri WhatsApp, uzahita uhabwa message uyihabwe na Fruitwave. Iyo message ya Fruitwave rero izirimo code, iyo code hari aho ikenerwa kugira ngo wishure. Kimwe nuko hari aho bihita biba automatic nk'uko ubibona hano, wowe hari igihe bizaba automatic bagahita bakwereka aka message nk'ako kubikuza. Ubwo icyo uzakora ni uguselectinga 1, uzahitamo rimwe kugira ngo wemeze payment ubwishu bw'ayo mafaranga 1500 bitewe na lesson plan wahisemo kwishura. Nuramuka noneho udahise uhabwa direct uburyo bwo kwishura, ugahabwa iyo Fruitwave message irimo code y'imibare, icyo uzakora ni iki, uzahita ureba iyo mibare uyandike aho bayigusabye then wemeze. Nyuma yo kwemeza uzategereza akanya gato nk'uko ubibona, uzongera winjire kuri website. Uzavaho kuri website akanya gato then wongere winjire kuri website, uzahita usanga hahandi twabonye ko handitse lesson plan ebyiri ku muntu ugitangira. Niba wishuye icyo cya 5 uri kubona ko hahita hazaho lesson plan zo wishuriye. Remaining lesson plan urabona lesson plan 40. So ni ibyo ngibyo rero twagiraga ngo tubereke. Ikindi, igihe wakoze ama lesson plan ntukagire impungenge ko wayabura. Niba uzi ko wishuye ugakora ama lesson plan ntabwo wayabura. Icyo usabwa
ni ukwinjiraho ukareba ama lesson plan yawe, yaba ayo wakoze kera ndetse n'ayo ukoze ubu abakiriho. Ukimara kwinjira kuri website urascrolling ukamanuka hepfo, ama lesson plan yawe yose aba hariho uburyo bwo kuba wakora edit. Niba lesson plan uyigishije mu mwaka w'ibihumbi 2025 ukazakenera lesson plan muri 2026 ihuye n'iyo ngiyo, wazinjiraho ugakora edit ugahindura amatariki. So I think rero iyi website twazanye igiye kubafasha. Ukeneye ubundi bufasha wareba kuri iyi nimero uri kubona kuri website, ukaba watwandikira WhatsApp tukagufasha, cyangwa se ukatwandikira kuri 073 71 74 219 muri step by step tukagusobanurira bihagije hari aho wahuye n'ikibazo. So link ya website murayibona hano muri comment, injira muri comment ndetse numara no kubigerageza utubwire ko wumva website yagufashije. So mukomeze kugira ibihe byiza rero, mugerageze no gusangiza bagenzi banyu iyi video kugira ngo nabo bareke gukomeza kugorwa no gutegura amasomo bafite gutambutsa muri class. So ciao rero, tuzasubira. Imana ikomeze ibane namwe.